wa mugabo. Ibibazo mfite birandembeje. Ibibazo se bizashira muri uyu mujyi wa Kigali? Ushiraho bizashira ahubwo wabiteza. Urahande ko mbona nawe usa nk'ubiteza. Iki nta bibazo nateza. Mbonye n'ukuntu waje wowe nacyo n'ikindi kibazo wateje. Ikibazo se nateje. Ikibazo cyo guseta ibirenge imena amatwi. Ntabwo nzongera rero hano mfite akabazo. Wowe ko ufite akabazo njye nkaba mfite ibibazo. Genda shari ibyo bibaza Imana. Nyine ngiye kusanze iwanjye. Ese wanyura akabazo nazanye. Ntabwo gukewe ariko uretse kuvuga cyane. Yamanyada. Ubididimanga vumvura cyangwa ujye kuvumvurira iwanyu. Akabazo k'amafaranga 200. Urumva ari umuba. Uwo muba se ko nayije nguwo. Yamanyada. Ntabwo nabwo kuko nawe gutura. Jean-Claude ndabizi twabanye imyaka myinshi kuko ndabizi. Nabanye ni nawe njye mvukana nawe wa mugabo. Niyo twaba tutavukana sinabwo wandemera ukayamereza. Nkuremera njye Imana ko yakuremye njye ndarema hano urabona ndi Imana. Ko bigiye kungora. Kamwereke. Yame ntabwo bizarenze ejo natari nayo. Hano turi kuri banke sha ntabwo uzi banke haniba. Uri umuvandimwe uri umuvandimwe mvukana nawe. Badi mwamfashije kabisa nzayaguhejo. Ejo tegereza ejo nawe ako kabazo uzagakemura ejo. Ko bitakunda se ko nyene kwitanga kimuru none. None ko yabigenda ute? Mfashe ejo saa moya nzayagushaho uko bishoboye kose ariko nzayagu. Katwumvikane wa mugabo ngiye kuyaguha. Ariko ejo saa 12 amafaranga yazabe yangezeho. Kwigize ikibazo. Okay. Mbwira nimero cya kode. Kuseka mu mugore yifite ubwara yamara. Kenari wayohereje yaje si Valente amazina. Valente se no umugore. Umugore wanjye ni uyohereje ureba neza utayobeje. Ikamari. Niba ari kamariza yaje. Ubwo namukanya. Namuka. Naheje mbona amafaranga yanjye cyangwa murambo. Ndabizi neza yuko nzayagwa amafaranga yawe ejo. Turi kumwe. Komera Brandon. Komera Valente. Shanda komera ari kino sira hanga irakanyaze. Ngewe yose ukunkanyaga ahubwo yankanyaze namabye. Kumva byagukomera wa mugabo. Yose ara yakumenyeza. Sha wa mugabo inyitambika ngiye nigira ahantu kuri cyane. Sha muzegerayo kabisa. Sawa. Yego. Yamanyada. Kanza bimeze gute? Meze nabi kumbona. Meze nabi kandi mbona ububyibuho warakutondagisha. Ranse sereje. Yamanyada. Kisa cyanjye mbikora mu bwenge nawe apfa kubikeka. Kutabikeka kose ari kugatayamo. Ahubwo se ugiye kukunda kuzerera nka rohombi. Rohombi yisubizaho ivanye. Nuko ubugabo nkamwe bukubitwa. Nakubitwa ni senani nkawe. Senani ndesha. Banura ibyo bishishwa by'imineke ngo nino. Umuntu atabigukubita. Urebye neza se ari njye nawe ninde wakubita undi. Kandi kane n'umusore ugenda ku izuba yambaye amasengeri. Reka mbona ari kugenda gutyo se n'ikabutura y'umukara. Nta mwana uhagarariye y'abantu bakuru. Yankoro mubonye nari nkukeneye. Niba ari papa wanjye ushaka yapfuye imyaka 2 ishize. Wa mwana niwe nashakaga dore wahoze uri n'igihungu cya Kazizi. Dore ko muzehe yambwira inkuru za Kayuki. Ntabwo ari we bita Kayuki. Uwo nguwo ni njye, uwo nguwo rwose ni njye. Muzehe Kayuki iminsi myinshi. Turi iki gikote cyari cya data sha. Uyu ni umurage yaranze. Yakurasura igiki. Rero wagihunguye. Hari ibintu Kazizi yasize ambwiye ngo nzakubwire.
hari imitungo yanyeretse hirya no hino. Muvandimwe Kayuki rero dufatanyije ubukene ni mwe mitungo waba iri aha hafi ngo ubanze unyerekere. Inzu ndangamurage Kazizi yanyeretse hari ibumbogo yigishirizagamo imico ya Kinyarwanda. Muzehe Kayuki urakoze rero kuba undangiye aho hantu. Gira ugikuzimu dore turakurambiwe genda. Sasa Mungu wa Kazizi kivumvuri we. Nagariwe mbaza. Komera. Amafaranga yawe niri kumbaza. Nakugurije ngubwira ngo. Amafaranga yawe ndayaguharika. Ya migira vuba Bwari bwacya se bwari bwarega se amafaranga yawe arahari. Bwari bwacya. Tugeze saa 8 utaranyishyura Z'ijoro niba ko butari bwacya. Uyo amafaranga yawe mu gitondo ndayaguhereza. Twumvikane hano hadasigara umurambo. Undi akaba ari muri gereza. Noshaka guhitamo Uranyishyura amafaranga yanjye cyangwa ndajya muri gereza. Wishaka wajya ushaka ndagufata. Ubwo ujya ushaka ubwo geragiye. Jesus. Ishyura amafaranga yanjye. Amafaranga yanjye narakobokeye. Nuko yakobokeye urashaka no kwajya. Kunyuma yo yakobokeye ndayakuguriza urayanyishyura cyapfa umuntu. Urashaka gupfa se yenda shaka. Ni wowe urapfa kuko ni wowe ufite ideni. Ye mfite ideni cyangwa urari mfite. Okay. Bigenda uko byakagenze. Winiga. Uko biragena n'ugupfa nkajya muri gereza. Akira bikora. Umugabo ureka kuniga. Yaguha gute se wamfashe? Uyu munsi ni ugiye gutahira.